Ndabasuhuje mwese inshuti zanjye n'abavandimwe aho muri hirya no hino. Ni igihe Gatera Stanley mugiye kuganira nk'uko bisanzwe. Ndabasuhuje, mumeze mute? Mu Rwanda hariyo amatora, barimo kwiyamamaza abakandida batatu: Perezida Kagame, Dr Frank Habineza na Mpayimana. N'ahandi ku isi hirya no hino hari ibikorwa bitandukanye. Muri Kenya imyigaragambyo imaze iminsi iba kubera ingengo y'imari yarimo kuzamura ibiciro bitandukanye. Abaturage barigaragambya, biba ngombwa ko Perezida Ruto avuga ko bayisubiza mu nteko ishinga amategeko kugira ngo bayigeho, ariko haguyemo abantu benshi. Ariko ni ikikwereka ko hari ikintu gisa nk'igishaka kubangamira abaturage, gisa nk'aho kirimo abazungu babiri inyuma kugira ngo bateze ibibazo, nk'uko no muri korona byavuzwe. Muri Uganda naho Perezida Museveni yavuze ko isubizwa mu nteko, bakongera bakayigaho neza, ariko mu Rwanda ho wapi, nuko biba bimeze. Mbese rero ndabasuhuje cyane. Ndashaka ko tuganira ku kiganiro cyo hashize iminsi abantu bavuga ko ababyeyi bacuruza abana b'abakobwa mu bijyanye n'ubukwe. Mbese nk'ukuntu umusore ajya gusaba, akundana n'umukobwa akajya kumukwa. Mu gukwa rero bavuga ko biriya basa nk'aho ari ukugurisha abakobwa. Usanga abantu bavuga ngo ariko ngo umuhungu wa kanaka ngo yarize. Aho ngaho honyine ushobora kwibaza ngo ese amashuri niyo yubaka urugo? Amashuri niyo yubaka urugo? Tugiye kuganira, namwe muraza kugira icyo mubivugaho, niba mubona ari byo cyangwa atari byo. Ariko mbanze mbamenyesha aho nicaye hano, ngira ngo murabona ko ari ahantu heza kuri hoteli yitwa G1. G1 ni hoteli ushobora kuza ugafata serivisi za hoteli zose nyine, kurya, kurara. Bagira amacumbi meza, bafite ahantu heza kabisa. Ushobora kuza hano kuri G1 ugasaba ifunguro ryiza, icyo kunywa, amacumbi meza, ni heza kabisa. So muri make rero nibyo ngira ngo tuganire. Hanyuma iyo umuntu amaze kubaza ngo umuhungu wa kanaka yarize, ngo ese ubundi iwabo bameze bate? Ubuse muri iki gihe kubaza ngo iwabo bameze bate, iwanyu hari icyo bakigufasha mu bijyanye no kuguha inkwano, kubakira urugo? Njyewe ntekereza ko haba harimo kwibeshya, kubera yuko kuri iki gihe usanga umusore yirwariza, ushaka akazi, wamara gushaka akazi ukiyubaka, ugira ngo ushake umugore. Usanga kuri iki gihe buri muntu yipfaho ku giti cye. Ariko kumva ngo ese ngo yarize, ese ngo iwabo bameze bati, noneho bajya kugukosha inka zo gukwa. Cyane cyane ngo reka mvuge nko mu bihugu bya East Africa, niho ngiye kwibanda cyane: Uganda, u Rwanda, u Burundi, Kenya. Ho ngira ngo biratandukanye, ariko naho birahari kuko bafite amoko menshi. Hari amoko amwe n'amwe birimo. Noneho bajya kugukosha ngo turashaka inka 20. Inka 20 koko ukazitanga, umugore rimwe na rimwe akaza yahagera ugasanga abaye ikibazo.
habaye ikibazo, atangiye kubuza amahoro, atangiye gusambana, atangiye wenda ntanabyare, za nka 20 ugatangira kubona aho zagiye zisa nkaho zapfuye gusa. Ni kuki se umuntu asaba inka 20, bakosha inka 20? ni ukubera iki? Ntabwo aho hantu ugenda ahumva, kubera ko biba ari ugushimira ababyeyi ko bareze neza. Ntabwo bakabaye inka 20 rwose, murumva ko ari inka nyinshi. Izo ni nkeya mvuze, hari abakosha inka 50, 30, biterwa nyine, biterwa n'agace urimo. Ubwo cyane cyane ndavuga nko muri Uganda ko niho nzi cyane biba. Noneho kumva ngo inka 20, ngo ubundi inkwano mu muco wa Kinyarwanda, njyewe mba ntekereza ko ari nko gushimira nk'ababyeyi ko bareze neza. Ariko kuki babanza gushyiraho ayo magambo ngo ese ngo kwa kanaka ngo bameze bati, ngo barifashije? Ikindi, izo nka 20 zose ni iziki? Nkeka ko haba harimo gusesagura wenda, cyangwa se ari ukugurisha nk'uko babivuga, ko ababyeyi basigaye bagurisha abana babo. Wamubwira ngo inka 10 ngo ya umwana wanjye ngo agume aho ngaho. Noneho ugasanga n'umwana koko aravuga ntabwo nagenda, ababyeyi batabyemeye, kandi umuhungu amukunda, ariko akemera akaguma aho ngaho, akagumaho kugeza igihe azabonera wujuje ibyo ababyeyi bashaka. Ubwo se si ukugurisha abana koko? Iyo umuntu ushaka inka 20 wafite 10, kuki udafata 10 ukareka abana ukabaha umugisha bakajya kubaka urugo rwabo nabo? Aho ngaho rero niho abantu bahera bavuga ngo ni ukugurisha, kubera yuko urashaka inka 20, mbese ni uguciririkanya. Urashaka inka 20 mu mwana wawe, ariko uriya afite inka 10, wowe urazanze. Inka 10 mu by'ukuri urazanga kubera iki? Ntabwo utanga n'impamvu zanga, kandi abana barakundana, bashaka kujya gukora urugo rwabo, ukanga. Rimwe na rimwe ugasanga wenda nk'umubyeyi umwe niwe urimo kubinaniza. Kubera iki? Arifuza ibintu byinshi. Kubera iki wifuza ibintu byinshi? Ubwo ndavuga ku muco w'Abanyarwanda, ariko mu Bagande nabonyeho bitandukanye. Mu Bagande barakundana, bakabana, bakazafata umunsi wo kujya kwiyereka mu babyeyi. Umukobwa akajya kwereka iwabo, n'umuhungu akajya kumwereka iwabo. Ariko babana bakazashaka igihe wenda bamaze nko kubyara nk'abana 2 cyangwa 1, bitewe na gahunda bihaye. Noneho bakazagena igihe cyo gukora ubukwe bamaze kwiyubaka. Urumva ko ibyo ngibyo ari ibintu byiza, ariko kuki Abanyarwanda umuntu ashaka gukosha inka nyinshi umwana, kandi baba bakundanye, bashaka gukora urugo rwabo nabo, gukora umuryango wabo? Muze kujya muri comments hasi aho ngaho mumbwire namwe uko mubyumva. Munyandikire namwe mumbwire uko mubyumva. Ngiye ndumva ko hari n'abantu nyine batumye bari barimo babiganiraho ngo basigaye bagurisha abana, so byatumye nshaka kubiganiraho kugira ngo namwe mumbwire uko mubyumva. Ese mwebwe mubona koko ababyeyi bagurisha abana babo mu buryo bwo gukosha, mu buryo bwo nyine nk'abantu bashaka kubaka urugo, ababyeyi ugasanga rimwe na rimwe barabinanije? Mwebwe mubibona gute? mubyumva gute? Mushobora kujya hasi muri comment aho ngaho, mukanyandikira mumbwira mwebwe uko mubyumva. Reka mbashimire rero cyane, kandi ndabasaba ko mukora subscribe kuri channel yanjye nshya yitwa Global Hot News.
mukore subscribe, musharinge na video muzigeze ku bantu benshi. Tugiye kujya tuganira buri munsi, dushaka ikiganiro tuganiraho kuba bigezweho. Ndashaka no kujya mbagezaho amakuru aba yiriwe avugwa hirya no hino. Ndashaka kujya nyabagezaho buri munsi biba bivugwa. Amakuru ni ingenzi, kuko umuntu tuzinduka dusoma ibinyamakuru, tureba amateleviziyo, twumva amaradiyo, kugira ngo ushobore kumva uko isi ihagaze. Ni byiza rero kugira ngo umenye amakuru, kandi n'itegeko rirabitwemerera kugira ngo tumenye amakuru. Niyo mpamvu hari abanyamakuru, niyo mpamvu hari amateleviziyo, niyo mpamvu hari amaradiyo, ibinyamakuru, kugira ngo abantu bashobore kumenya uko isi aho isi igeze. Ndabashimiye rero, umunsi mwiza, bye bye.